nanjye ndi hano nshimira Imana. Nitwa Ndagijimana Jean Baptiste, ukomoka muri paruwasi ya Kiruhura, santarari ya Buhimba, akarere ni aka Gatuni. Ubwo rero muri uku kwa kane nahuye n'uburwayi bw'ibere, noneho ibere ngeze njya kwa muganga. Hanyuma ngeze kwa muganga banyohereza i Nyanza, banyohereje i Nyanza. Ngeze i Nyanza banyohereza ku bitaro bikuru bya kaminuza. Noneho mageze banyitaho, barampima, bakabona ikintu ndwaye mu mubiri wanjye. Ubwo ngubwo bambara mbere yo gusubirayo hashize ibyumweru 2. Ubwo ngubwo nanjye mbwira Yezu ndi Yezu, iri bere ryanjye rishobora kuba rizavamo kanseri, ni wowe ninyize kugira ngo umfashe kandi nzakire. Ubwo nasubiyeyo, ngezeyo barampima, barambwira ngo muganga wanjye ntahari, nzagaruke ku kindi cyumweru, kuwa 3 muganga wanjye niho aboneka. Ubwo ngubwo muri iyo minsi naje hano mu Ruhango mu isengesho. Hanyuma nsubiye kwa muganga, bambwira yuko babona nta kibazo mfite mu ibere, ariko nkaba nari nimeze nabi kuko nta kintu nashoboraga, nta n'ibiro 5 cyangwa 10 nashoboraga kwikorera, nahitaga mbabara hari inyuma mu bitugu. Ubwo nakomeje gusenga, hanyuma nza hano mu Ruhango kwa 7, ndakira Yezu ni Yezu, ko kwa muganga mbere ko nta kintu wabona ndwaye, kandi nkaba nta kintu nshobora gukora, niba ushobora kunkiza kuko ari wowe ushoboye byose. Ubwo mu kwa 7 navuye hano, namaze iminsi. Muri iyo minsi niva hano nakomeje ndoroherwa gake gakeya, ibere rirabyimbuka, nuko Nyagasani ahabwa icyubahiro. Yezu Kristo akuzwe. Kimwe mu bibazo benshi mwibajije ni ukwibaza ukuntu umugabo arwara ibere. Icyo kibazo ahubwo nicyo yari afite, kubona umuntu w'umugabo agira ibere nk'iryose. Icyo cyari ikibazo gikomeye, ariko hirya y'ibyo ngibyo akanababara. Yagiye kwa muganga nk'uko amaze kubivuga, ahera kuri centre de santé, ajya kuri hôpital, baramupima mu abadokiteri batandukanye ku maradiyo nk'uko amaze kubivuga, ariko abura uburwayi arwaye. Nibwo rero yabonye agomba gukomeza akaza akegera Yezu Nyirimpuhwe. Yezu Nyirimpuhwe byose abikora neza. Buhoro buhoro amaze kuva hano gutakira Yezu Nyirimpuhwe, ibere ryatangiye kubyimbuka, arongera agira igituza nk'icy'abagabo. Dushimire Imana. Abavandimwe rero barakoze.